Yes, turi kuwa mbere turi kumwe na Rosikana turavuye muri Uganda aho korera ibitaramo bibiri. Rosikana umeze neza n'amahoro? Umeze neza kabisa. Aho ni sawa cyane. Turi mu masaha ya mu gitondo ariko maze iminsi ukora ibitaramo niyo navuga ko ari ibitaramo bibiri. Dufashe tubanze twumve ku gitaramo cya mbere ko cyagenze no twinje ku gitaramo cya kabiri. Igitaramo cya mbere cyagenze neza kubera ko ntabwo nari narigeze nkoreraho i Bugande. Yego. So kugenda neza kwa mbere no kubona abantu bo mu kindi gihugu barimo kwishimira ibyo urimo kubakorera kandi ari ubwa mbere. So nicyo kintu cya mbere mbese ngewe cyankozeho. So navuga ko cyagenze neza cyane. Noneho igitaramo cya kabiri warimbye muri Comedy Store ni bimwe mu bitaramo bikomeye cyane mu Kampala. Uhuriramo na Bashiba, Bavinka n'abandi. Ubundi ko wagiye wasoya fishi igitaramo kimwe gusa ho muri Comedy Store wayisanze mote. Actually ngewe ntago nagiye muri Uganda mfite gahunda y'ibitaramo buriya. Paradigm nuko hari umuntu ujya uha hostinga witwa Sharon. Sanzwe ari umuntu wacu yarabizi ko ndibuze afatiraho. Ariko nari mfite gahunda ya media tour. Kujya kwihuza n'itangazamakuru ryaho n'abantu muri rusange baho kugira ngo mbashe kugira connection ihagije hagati y'ibyo nkora n'ababitangaza hariya. Ariko birangira rero abantu bamenye ko duhari hanyuma baratwa approachinga actually twakoze ibitaramo bitatu. Twakoze Paradigm, dukora Aura, dukora no muri Comedy Store kwa Alex Muhanji. Yeah. Guhura kuri stage na Bashiba Karungi nabo bose narimvuze. Ni experience wanura gute cyane ko ari bwo bwa mbere utamwe muri Uganda. Shiba murahura n'umwamikazi navuga muri muziki muri Uganda na East Africa muri rusange. Ni experience wanura gute guhura kuri stage n'abari abahanzi bakora? Okay, ni ibintu first of all bikwereka ko ibintu urimo gukora birimo gufata intera ndende cyangwa se biri kujya ku rwego rwiza. Kubera ko ira ni stage actually ira ni platform ikomeye muri Uganda, especially noza iyi Comedy Store specifically. So rero kuyihuriraho nabo byatumye nemera neza ko ibi bintu turimo gukora birimo gukura. Biri gukura no kuvuga ngo niba umuhanzi koko Shiba umuhanzi mukuru twese twakuze tubona arimo gukora. So kubona rero muri kumwe kuri stage guhera backstage mukavugana akakwa appreciating akagaragaza ko ibintu ukora abikunze cyangwa se bifite isura nziza no kuvuga ngo ebana bigaragaza ko kabisa turi kujya ahantu heza. Narishimiye kameme. Yego ibitaramo bitatu guhura kuri stage n'abo bantu bombi wabibyaje umusaruro se performance byarangiriye aho cyangwa ina project zukoreye muri Uganda? Wenda no mari yagenze ba. Yeah, mfite ama projet y'abantu ntari butangaza right now ariko mfite ndayafite. Batatu ane babiri so far. Kubera ko nari natwaye studio rero nagize amahirwe yo recordingana n'aba artist babiri. Rosikana mbere na mbere ni gitaramo wakoreye Paradigm cyane kugoye bitewe nuko wagikoze mu masaha bukeye hafi saa 9 gutyo. Experience yo performing ari amasaha yari meze guteye cya kabiri. Wagiye mu gitaramo cya Joshua Baraka ndetse na A-Pass. Joshua Baraka ni umuntu wabonye ushobora kwifashisha mu rugendo rwo kuba wafata Uganda ubyeke East Africa. Okay, experience yo ku performing midnight. Okay, ntago ngewe nsanzwe n'umuntu w'ijoro ariko aha abantu banje bari ngomba kubasangayo amasaha yose ashoboka. So rero nibo bari babiteguye batyo kugeza amasaha bari bashatse ko dukoreraho. Nge rero nari ndi prepared neza ku buryo kujya kuri stage niyo byaba ari mu gitondo nta kibazo ngiye bafite energy mbameze neza. So natanze rero ibyo nagomba gutanga kandi mwarabibonye ko byagenze neza cyane. The other question was okay. Nagiye mu gitaramo cya Joshua Baraka kubera ko nashaka guhura na team ye no gufata ama contact y'abantu bakorana nawe kuko nabonaga ko ibintu akora biri ngira ngo murabizi ko Baraka ari gupopinga bimeze neza. So actually nshimira DJ Pius niwe muntu wamfashije muri iyo gahunda yo guhura na team yabo tukaganira bafite uburyo bushyashya bwo gukora imiziki no kuyicuruza. Nibyo biganiro nagiranye nabo kandi ndatekereza ko biri buze gutanga umusaruro mu minsi igiye kuza.
yeah. Rusikana amezi 2 arashize usohoye Mureo turitega projet nshyashya ryari ntabwo nshaka kugira wenda ikintu ariko December ndayigerageza kugira ngo ndebe ko bishoboka ko nasohoramo project kuko ndazifite ubwo hagize ikikunda ko twagitangaza nzahita making sure ko mubimenye noneho mumfashe kubigeza ku banyarwanda kuko ni mwebwe mubikora n'ubundi Rusikana urakoze twifuza kumenya muri gahunda urimo ibikorwa bya buri munsi bya muzika umubano wawe na Coach Gael hari icyo watubwiraho wakomeje kuba mwiza wakomeje ibikorwa byawe ku ruhande rwawe umubano ni mwiza uyu munsi wa Korea y'ibitaramo ubuzima bwarakomeje sha urani boss wanjye kabisa ikindi ni grand frère ni big brother ndamwubaha kandi ndamukunda nicyo kintu cyo nashobora kubabwira umubano umeze neza pe kuri ngewe ku ruhande rwanjye bimeze neza urana umugabo ufite umutima mwiza nawe nzi ko ameze neza ntabwo tuba muri ibikorwa turi kubona urimo muri iyi minsi navuga ko ntago karimo cyane ariko ndabizi ko ni umugabo ujya utugira inama akadufasha ari naho bitwangira bigasaba ko tumwifashisha kugira ngo imiryango runaka ifunguke he's a really good man kandi kugeza icyo umubano nicyo nashaka gustikingaho cyane kuko kuko projet zanjye zo nibirebana n'akazi kanjye biri ku mutwe wanjye 100%. Mbere yuko ugenda hari ikiganiro Prince Kiz yakoreye kuri Kiss FM bavuga ko Element ari umunebwe nta kintu ashoboye kuri stage avuga ko stage baziha abantu nta kintu bavuze kandi abizi ni inshuti yawe ese ko kuremeranya na Prince Kiz Element nta kintu ashoboye kuri stage wanamugwaniye ishyaka kuri poste wasohoye Imana ibabarire Prince Kiz Imana ibabarire pe kuko Element ni umusore w'umuhanga cyane ukabije n'ubuhanga kwanza afite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi stage buriya Element yatinze muri studio afasha abahanzi imyaka 5 yose ntago yigize akunda kujya kuri stage cyane rero nawe ntago wabyuka mu gitondo ngo ubikore neza bisaba ko ugira aka experience kandi mukurikije izindi shows ari gukora muri kubibona he's doing well gusabura Kiz nawe buri hari nk'impamvu aba yabivuze cyangwa bashaka no kugira ngo ahwiture fashe mugenzi we kugira ngo ngira ngo yiminjiremo agafa ari byiza kurushaho I don't think ko yari afite intentions mbi zo gushaka wenda kumusebya kuko Kiz nawe ni umutipe wa fresh no umusore dukorana bya buri munsi ntari birye reka dusoreze hano reka dusoreze kuri ikibazo muyangaritse kuvuga ko date mwakoranye ariyo yaciye agahigo kuri we nabyakiriye nabyakiriye neza ariko iriya ntago yari date yari ni content yitwa ngira ngo who's my date okay ariko ni ikiganiro cyagenze neza ndatekereza ko niyo yari na introduction y'ikiganiro so kuba yari introduction byayikigize nyine n'ikintu kiza cyane gusa niba nyine ari nacyo akunda witeguye gusubira I don't know ntekereza ko bazajya bagarura abantu ariko it was good nakiboneyemo abantu kuko nta gahunda bari bazi ko nganira ntebya oya twafata ko se haba harimo akantu hagati yawe n'umuryango ni inshuti yanjye cyane buriya namfasha mu buzima bwa buri munsi bw'akazi kuko nawe buriya muri industry nyine arimo turadufasha so n'umuntu wanjye wa hafi just like that wagize neza murakoze cyane